muraho neza mwebwe mukikana ibiganiro byacu kuri Fiva Entertainment. Tugiye kurebera hamwe ibyabaye. Abantu benshi babanyandikiye bavuga ngo bashaka kumva icyabaye n'iki cyabaye. Icyo usabwa ni ukurikirana Fiva Entertainment maze uyirebere, utega amatwi ndetse ugomeze wumve aho amakuru ageze y'isi. Kuwa gatandatu tariki ya 4 Mutarama 2025 umutwe w'inyeshyamba wa FX cyangwa se M23 watangaje ko wafashe Masiss Central, umujyi ukomeye mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Congo. Nyuma yo kufata, izo nyeshyamba zakoresheje inama n'abaturage, aho General Bernard Byamungu yahumirije ababwira ko batazongera gushyirwaho bariyeri zibambura amafaranga cyangwa se kubatwara telefoni nk'uko byari bisanzwe bikorwa n'ingabo za leta za Wazalendo na Wazalendo. M23 yavuze ko igamije gushyira umutekano mu bice byegereye Masiss Central no kurinda abaturage baho. Uyu mutwe kandi watangaje ko nyuma yo gufata Rushebere na Katel witeguye gukomeza ibikorwa byawo mu mujyi wa Warikaria. Nubwo M23 ivuga ko igamije kurinda abaturage, uyu mutwe wagiye ushinzwe ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa muntu birimo kwica abasivile mu bice wigaruriye nubwo ibyo birego wihakana. Kugeza ubu imirwano ikomeje hagati y'umutwe n'ingabo za leta zifashiwe n'imitwe y'abaturage yitwaje intwaro izizwe ni nka Wazalendo. Ibikorwa by'imirwano bikomeje guteza impungenge ku mutekano n'imibereho y'abaturage mu burasirazuba bwa Congo.